God always works based on his word, the word of God. iteka Imana ikora ishingiye ku ijambo yavuze. That's why having the Bible is really important. niyo mpamvu kuba dufite Bibiliya ari ikintu cy'ingenzi cyane. You must check what the Bible says. ugomba kugenzura icyo Bibiliya ivuga. Acts chapter 1, byakozwe no mu gice cya mbere verse 7. murongo wa 7. And he said to them, it is not for you to know times or seasons which the Father has put in his own authority. byakozwe no mu gice cya mbere murongo wa 7 aranditse arabasubiza ati si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye ni ubutware bwe wenyine. If you believe in God, ariko wizera Imana you must know that time and seasons, it is under the authority of God. ugomba kumenya ko iby'iminsi cyangwa ibihe Imana igena biri mu butware bwayo yonyine. God always works according to his time and his season. kuko buri gihe ikorera mu minsi yagennye no mu gihe yagennye.